Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV Show, twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kwiganira ku rugendo rwa Bahavu Jeannette mu gukorera Imana ndetse no kubwiriza ubutumwa, dore yuko Bahavu Jeannette yatangiye kubwiriza ubutumwa bwa mbere muri Sharon Mountain iherereye i Nyarugenge munsi gato ya Kigali. Bahavu Jeannette muramuzi, akina sinema zigiye zitandukanye ndetse n'amafilime agiye atandukanye, dore yuko asigaye anahugura abakinnyi ba sinema, koko amaze kugera ku rwego rushimishije. Bahavu Jeannette rero yatangaje uburyo ki yatangiye kwakira agakiza ndetse no gukorera Imana, aho yatangaje yuko umugabo we ari we Imana yamutumyeho bwa mbere, akaba rero asigaye afatanya sinema ndetse no kwigisha ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga ubutumwa. Umukinnyi wa sinema uri mu bagezweho mu Rwanda ari we Bahavu Jeannette, wamamaye muri filime zirimo City Maid, akaza no gukora filime ze zizwi cyane nka Impanga, ndetse kuri ubu asigaye abifatanya n'ivugabutumwa. Uyu mugore rero kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 yatangaje ko yinjiye byeruye mu ivugabutumwa, imirimo ye akayihuza no kubwiriza ijambo ry'Imana. Benshi mu bamenye iki cyemezo bahise batangira kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, byari byiganjemo kwibaza aho umuhamagaro w'uyu mugore waturutse ndetse n'igihe yabitangiye n'ukuntu byamujeho. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'igihe, Bahavu yavuze ko yayobotse umurimo w'Imana nyuma y'igihe kirekire itangiye kumuhamagara, aho yatangaje agira ati: ubuhanuzi bwa mbere bwaje ntarakora ubukwe, nari ngitangira gukundana n'umugabo wanjye, niwe babihanuriye bamubwira umugore azashaka uko azaba ameze. Bahavu avuga ko ubwo umugabo we yabimubwiraga yabanje kutabyakira, kuko we icyo yishakiraga muri icyo gihe cyari ubwamamare cyangwa kuba icyamamare mu byo yagendaga akora, dore yuko yakinaga muri City Maid ndetse amaze no kumenyekana cyane. We yishakira kuba yakomeza. Nyuma y'igihe rero barabyibagiwe kugeza igihe Imana imushyizeho igitutu, akumva ko nta kindi yakora usibye gukorera Imana, aho yagize ati: Imana yanshyizeho igitutu ngera ku rwego rwo kumva ko ikoresha igitugu, nkavuga ngo Mana, kuki udashaka ko nkomeza kugukorera mu buryo nsanzwe mbikoramo, ugashaka kuntwara muri ibi biriya? Koko ni ukubera iki? Koko yumvaga ko bigoye cyane, ariko uyu munsi yatangaje yuko aba yumva ibindi yabireka ndetse agakora ubutumwa cyangwa akavuga ubutumwa bwiza. Nuko rero Bahavu yisanze mu kuvuga ubutumwa bw'Imana, umurimo yatangiye yifashishije ikoranabuhanga, aho yafunguye chaîne ye ya YouTube yo kunyuzaho ubu butumwa yise This is your time. Uretse uyu muyoboro wa YouTube, Bahavu akunze gutegura amasengesho amuhuza n'abamukurikirana bakifashisha urubuga rwa Zoom by'umwihariko. Mu minsi ishize aherutse no kurangiza amasengesho y'iminsi 90. Ku rundi ruhande, Bahavu avuga ko ibyo kubwiriza ijambo ry'Imana ntaho bizagunganira n'ibyo asanzwe akora byo gukora sinema, kuko ibikorwa bye bigikomeje muri iyi minsi. Uretse filime Impanga, kuri ubu ari mu myiteguro yo kumurika igice cya kabiri cya filime ye yise Bad Choice, yitegura kumurika kuri Canal Olympia kwa 27/2024. Murahazi hariya kuri Canal Olympia kwirebero. Uyu Bahavu Jeannette rero akaba amaze igihe nanone ahugura bamwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda, akaba ndetse yaranabahaye certificate yerekana yuko bahuguwe na Bahavu Jeannette. Bahavu Jeannette rero ni umukinnyi wa sinema ndetse akaba ari n'umugore ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero akaba yarahisemo gufatanya ibya sinema ndetse n'umurimo w'Imana, dore yuko byamugoye gufata icyemezo cyo gukora umurimo w'Imana, ariko akaza kuvuga yuko kubera Imana ariyo yabishatse, akaza guhitamo gukorera Imana ndetse no kubifatanya no sinema, ndetse akaba yumva ko binamurimo cyane, aba yumva yabigumamo ndetse akamaramaza. Ngibyo rero ibya Bahavu Jeannette, mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isano TV Show. Ciao ciao.